umunsi wihangana ushyiremo n'ibiryo mbona kakagabo ngo birayi ngo nkwe mbona kakoze ubuganiro akagabo mwana utangiye gutukana umuntu aba umugabo wuzuye akora inshingano rero iyo udakora inshingano uko bikwiye kandi zikurana gukira umugabo nyine uba akagabo kakiri gato nyine ni umugabo nyine ni umugabo ariko muto none umugabo muto bamwita ngo iki akagabo nta kagabo ngabari kwicarira nawe mukanya nabonye buri abantu ariko bamaze kumenyera ko akenshi binavuga neno sanze ubwo mukutuba hafi regura inshuti ya famille ni we nshuti ya famille ari kuzana amafaranga ahubwo no mu bukozi aba Mariane we numvisha byivugisha kuko turi mu minsi imbere bamugabo natwemerera ka divorce nuko numva batugora ninde umamagaye kwera yoninde kwera tuno twenda nazanye ko kugira ngo Shania aze kureramo akamukwira uri kuri moto ariko ndumva ibintu by'umuyaga oya ndakomanda ngiye kubifata nibwo ugiye kwifata ko watinze ese ko nanje gutunganya abana mwana nako yego ngo banguka noneho Gentil wasize ataraba kwishura ariko atani mugoroba okay ngo banguka nyine naenda gutegereje Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abahanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ko nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment nukuri comment zanyu zifasha benshi ndetse n'abandi mugenda mufasha mu buryo bw'ubushobozi ndabashimira cyane uyu munsi rero turi kumwe na Souvenir yambaye neza cyane cameraman umuntu najya bayambaye cyangwa cyo cyaramuhenze ha Souvenir none iba nashara ufite gifate cyose bate cyose yambaye neza nyine nk'umuntu wasohotse turaza kuza kubabereka turi mu Kiyovu kuri hoteli bita Great Hotel nko twatembereye uyu munsi haraba ibintu byinshi ntibatwishyuye ariko uramukira se umurusha amafaranga kurya mwamamarije wapfa nimukagira ishyari niho turi uyu munsi uraba muremure kubera ko hari byinshi Souvenir yateguye udushya twinshi kuri uyu munsi ategurira umuntu agiye kuza kwivugira ndetse akatubwira ibindi bikurikira nyuma y'iki kiganiro ibindi bugiye gukurikira Souvenir kamanze ngo ikaze murakoze cyane urasa neza kandi suma ikaze abwo ninjye guhaye ikaze netse ko ari njye waguhamagaye ngubu hari twese ariko turi kumwe naribi urambaye neza ariko ibyo ni indirimbo ishaje yabaye karahanyuze ni indwara wirwari gutindaho umeze ute se urakomeye ndakomeye meze neza ndashima Imana umukunzi ameze ati mukunzi wanjye ariko wenda da ameze neza nishane uvuga se hari undi usizi uvuze umukunzi kandi atarabyemera neza biri mu nzira buriya kankubwire burari ibintu ubona buriya hari ibintu ubona ukabona hari icyo bizabyara cya kiganiro twakoze ubushize turi kwirira ibirayi nabonye hari abantu bavuze ngo ibirayi ngo kuki waguze ibirayi ngo kuki nta nyama kuki nta brushette waguze ngo ukicisha umuntu ibirayi kandi ibirayi byari bihenze ibirayi byishyuye 4,000 rero abantu nayavuga mu kiganiro kanze urumva
abantu rero bavuga yaba rero baranzitse bari kwanga ibirayi kandi bo asangano babicaye baba babibuze ese niyamumu ese wowe uyu mubwiye ngo ndi mu kiganiro ndaje ngo nomero ntabwo Jugunyara epfo ariko nyuma ya etaje. Simbwiye ngo ndi mu kiganiro reka ngo nomero ubavugishe. Ni muri kukwishyuza. Oya ni umuntu ugiye hano kwa makuza ahantu mu bintu by'akazi. Nabakoreze. Mweze nomero zaha bahamagara. Ubagiye kongera amamagara ndahita Jugunyara ntabwo ujye ubona kuntu yakabigenza. Njugunye telefone. Jugunyara uvuga uti narabiyamye mwebwe. Jugunye pfiyo. Uri umwana mu. Ashaka kunkura muri mood nziza nari nibereyemo kuri uno munsi. Oya turagana nundi ni nomero ngiye kumwoherereza gusa. Birangire bundi tugana. Ni munsi ntago nshaka ko iyi mood dufite ipfa. Ya wewe tugana nari. Nene se kohereza nomero n'ibintu birenze. Nta nimero zituzuye. Mani mezi tuzuye. Ago gusa naba nasinze kuri sino. Ukuvuga ngo rero ikintu kiturangaje hano twatembereye cyangwa se twasohotse. Nago turi twenyine hari n'undi muntu uri buze cyangwa se n'abandi bantu bari buze nago turi twenyine. Ubwo rero nari mvuze ati tubanze tubasobanurira impamvu turi hano kugira ngo n'ibindi biza kuba bitaza kuza kubatungura. Muri make ariko ni souvenir wanzanye hano. Nakuzanye. Niwe watuzanye. Arongera akoze iki? Arongera aradutumiye. N'ubutumire bwo twaje kubutumire. Ariko akantu kahindutseho turi muri hoteli. Turaza kuza kubereka mu mashusho. Turi muri hoteli niyo mpinduka yabayemo. Nabonye ubwa mbere bivugishwa ngibirayi mbona kakagabo ushyiremo n'ibiryo mbona kakagabo ngo birayi ngo nkwe mbona kakoze ubuganiro akagabo mwana utangiye gutukana umuntu aba umugabo wuzuye akora inshingano rero iyo udakora inshingano uko bikwiye kandi zikurana gukira umugabo nyine uba akagabo kakiri gato nyine ni umugabo nyine ni umugabo ariko muto umugabo muto bamwita ngo iki akagabo nta kagabo ngabari kwicarira nawe mu kanya nabonye buriya abantu ariko bamaze kumenyera ko akenshi binavuga neno sanze ntabwo bajya babitindaho cyane cyane kuntu yagaye ngo kuntu waguriye umugore w'ibirayi ngo kame umugore ugiye kumwicisha ibirayi gusa ubona agapeti yari afite yari aberutse se sha byahe agiharitse yarabikoraga akaraye kokeje ikintu yamugaburiraga byari inkoni gusa urumva byagari yego na munsi yiziko n'amaso burashana no kumutege muganira nta bintu byo gukubita shana ngize tubwira nta nyine yabivuze ariko ngenda biza ese na munsi ajya kubona afite amaso yaragize tubwire ndese muhe agafanta nta kibazo umunsi ko nabadabagijera nanjye ume akapeti kabagabo nyine gakonje neza ko ari nge mugabo reka njye mbyihembera ko abagabo ntabwo ari kwaguhaza aya kabagabo bamfite ndi kubwira hari ariko rero n'ubufite ibintu bituma uvuga uzakani yavuze ngo mitsinyi ngo ari yamaze kukugeramo nene ubuse none ubure none sindanayifata ubu rero ndi kumuha ukuri noneho ubu nibwo ugiye kuyifata ubu nibwo ngiye kugafata nta n'umugabo wicwa n'inyota nese nicwa n'inyota mfite amafaranga nisunywa amazi uretse ahubwo na shere wanjye azi we none ndamudabagiza banze ubwire abantu ikintu kitwicaza hanga nanze kubiva kugira ngo uze kubyivugira urumva nge ahanini naravuze ati biracyaza muri make biracyaza naravuze ati uko byagenda kose shane we niyemeje kumunezeza wera kwa mbere kugeza kundi wa mbere ukwezi kwa mbere kugeza ku kwanyuma umwaka hakaza nundi nuko ngo rero uyu munsi nateguye ndavuga ati ushiye byarabaye biba wenda icyo gihe nubwo nari magaze neza mu mufuka ariko mushimisha mu bushobozi bwanjye ndavuga ati no reka negereze ukwezi ni kugera nakiriye udufaranga dukeya membwa nkure mutundi ducya nongera munezeza ndabanje ndavuga ati no Shania mwareze ibumbi 10 ako sibiye ngombwa kwivugira kuri kamera ndavuga ati ubanze usigira abana utunyama kuko abana be buri abakunda inyama nazo nduze kumubaza kwa ko ngiye mvuga ibintu by'ukuri ntabwo meze nk'akaraka ameze nka wa muntu musanzira ari filime twajyaga tureba yitwaga gatwe kabi hari abaga arimo umukinnyi witwaga gatwe kabi urayizi kabaga kogosho kogosho ukuntu nawe rero ni buriya niko asigaye ameze bangira ngo rero munezeze ntukajye ukomeretsanya aya bungo na ngiye rero kamubwire ndi umuntu
nyine mba numva nkunda kubaho ndi free nyine tuna ntacyo ninya kiretse ikintu numva ko cyatuma nisanga ahantu habi ariko ikintu cyose numva ko nyine kukivuga nta kintu kintwaye nari kuko nawe ibyo avuga ni byinshi ugiye kuri channel wabona ibigambo yirirwa avuga ni byinshi cyane rero nabuze ati kamuzane kandi ndaza kubereka utundi tuntu twoge tumara koga uyu munsi turajya mu mazi nawe ndakwishyura uroga ayiwe kameramani nawe nubibasha ko kamera uri mu mazi ujyemo urumva agakoko turagasangira kuri uno munsi ingose turaserebura hano ntashani hari nguri basi nguri kumubeka ibyo nibitaba umenye ko nkubeshye tubwiza ukuri ibyo uri kuvuga biraba cyangwa biraherera hangaha turi kuvugira ngiwe nubona bitabaye nongera kuguhamagara ntuzagaruke turoga uratwishyura pisine yego turya inkoko munanywe tunanywe yego nge fanta nayishyikiriye nanjye babe bamaye akabaga ibyo byose biri kuba uyu munsi nawe nyine nawe nese wowe uragira boss shyiraho mikoro uvuga ngo boss arahari boss arahari nyine boss arahari se ni uri kugura cyane ni wowe uri kugura none se ngiye ubona ndi umukene ese iyo mvuze boss wumbi tangiye kugenda unengura mutenguha se gute tangiye kunengura gute se kandi bari kamera baranze iki utangira ngo oya ariko nyine nibyo navuze nese wanywa kureba ahubwo ntacyo ahubwo ano meza reka ariyo dukoresha oya ubona aho utereka icyo kunywa ajyanye natereka na ku ruhande n'ubundi bituma nihengera neza ariko ntukagere unywa nabi kandi singiwe akashana namukumbuye ukajya nabi warihaye namukumbuye ariko ntabwo we yari ko bino biri bubeho uyu munsi rero hari kubera ko Souvenir yari yabimbwiye ko agomba gusohokana Shania hano nyine turi urumva arakenera koga arakenera turaza no kurya hari utwenda nari nitwaje ariko ntago mbizi nimba hari buze kuboneka mutumukwira Souvenir nawe ugomba kunyishyura ajya nese agawo amafaranga ugomba kutuba hafi regura inshuti ya famille niwe nshuti ahubwo no mu bukwe zaba marene we numvisha byivugisha kuko turi mu minsi imbere bamugabo natwemerera ka divorce nuko numva batugora ninde umamagaye kwera yo ninde kwera utuntu twenda nazanye ko kugira ngo Shania aze kurebamo akamukwira akandi nanjye ndakambara urabona ko twabyitwaje byose ibyangombwa byose bikenewe ubwo igisigaye Souvenir kuri telefone mu kiganiro no nomero basi nkirose uwo muntu ari kukubaza niba uri gutereta undi mugore oya ni umuntu arumamagaye kandi byari bikenewe ni umuntu arugiye mu kazi namwemere ko nagera ku kazi amamotari nkamwishyura sex ngo yamumere ngo baha cameraman ankirireho basi senyisa kuri no nomero ayashyireho he ino y'umumotari ari amafaranga ari amafaranga ari asibo 500 ntayo ufite 500 ntabwo wagira ngo ugire uri buze kwishyura 100 oya urumva ndakoresha kadi kwishyura rero nkoresheje telefone urumva n'insazi isuko kugiye kwamureza biseriye yarekanya nese 500 takajagari nawe uyu munsi uri kunengo ndiko gutenguha ngo nese ngo cameraman nabingo akira cameraman bininde gukora muri MTN oya nese rega umuntu nakwaka ubufasha bufite ujye bumuha iyo n'umwana ugiye gusaba akazi ahantu namubwiye ati rero nimba nati kufite wowe nugerayo nari bitike ndayugukiriraho ntabwo nako wigira umwana mwiza cyane oya ntago ari ukubyigira urumva nibiba bikuri kandi ngiye kubikora amayi yego rega kugira neza wigende ukuri rwose komereza aho pe ahubwo nawe nagafatamo kameramo wagwa kandi hangiye kugira n'ubwo tayi kugira ubwo ko wishyurira ubona wakozana fagitire ibintu ndaza gukonsoma ibyo mbasha kwishyurira kubera ko bishaka kuza guhinduka ariko rwose oya humura uyu munsi ni uwawe ni uwa sheri wanjye ni uwa kameramani buri muntu wese uri buze hano ntabwo zibaho none uyu munsi nangiye kuvuga ibintu by'ahazaza mwese ko mbona bimeze gutya tutaravuga yesi ibaze nawe umunsi tuzavuga yesi ibaze nawe nyine bizacura iki nibyo ibaze nyine nawe
byabaye ubure no twakomeza ka telefone zitereka ubu noneho dukora bose yamemye ndetse mbihishe ariko ntibituma abantu bose banyandikira ngo ibiki ngoma gusaguramo nayo ko kwishyura amamoto urimo kutugurira amabyeri n'amafaranga impamvu buriya ngiye ngeze ku gikorwa runaka mu buzima bwanjye nyine nkatera intambwe runaka ngende umuntu nyine wicara mwigurira akantu mwumva ko nyine ndi umuntu w'umugabo bigatuma nkora cyane kugira ngo n'ejo nzongere ngaruke nishime nk'uko niko ngeneye buriya niba wenda urugero nari mfite akazi ka membi ibihumbi wenda tuware 30 ejo nkajya kuri 35 ndavuga ati ariko hari ahantu ndi kugera taniguraga pete mitsingi kasinjyamisha ko nk'inzoga njye nakamwa kamwe then ngakomeza urugendo kunywa inzoga rega si ikibazo no kunywa ugasinda ugakora ibyaha shani ya umuhishi iki muri kano kanya nabikomojeho mvuga ko nabiteguye nateguye ko turi bujyane mu mazi twoga tuza gusangira tuza kugirana ikiganiro runaka nsenga iki kirere kitadutenguha kujya mu mazi imvura iri kuguye turwara umusonga byaba ari nabi birumva kandi nabonaga wamuvugishije se ubwo shana twavuganye ariko nagazi ko ari bujye mu mazi ako nabizi ko abikunda arabikunda ariko nabimenyeshe nagazi ko turi bwoga we nabyazi ariko ndabizi ko ari bubikunda kuko koga kera ntese ari kujyanwa yo nandi kirijyanye n'umugabo yaramuharaye nyine yagira ngo amushukashuke none se abonye yamusubije yose twagiyeyo rimwe none se nyine ko atasubiyeyo numva kuva igori iki gihe ataraka none se shana niyishimye uwo munsi gatonye ngo amusubize yose yongere yishime yareka kwishima ibyo hari umuntu utabikunda ugira Vestina se yamukundiye Vestina ninde ni umugore we muri Kenya umva kameramani iyo kamera urayita muri ayo mazi urujyane nayo gutangiye kuvuga ngo inzoga nyongo z'akantu akenshi kazana n'utundi tuntu runaka nari ndi kuba kuri Vestina ninde ni umugore we muri Kenya wa Martin wa mugabo witiranwa n'ikinyobwa kakagabo kitiranwa n'ikinyobwa uzatuma banyica nuko mawe wicaze bakwicira iki afite umugore twa Vestina se ntabyo uzi jewe ntago nari nzi nje uwo njya mbona nuwo bajya bakorana ibiganiro yaje ntabwo wayabonye yaje ku mazina sitwa nuza sitwa Batista Sylvain umuntu uri kuwangeza ndi mu kazi uri kunderanje yayobye se yitwa Batista sinigenga nitegeka se nge iyi nomero siyo umbweno herezaho amafaranga sengise zawe zikaba zirahiriye none se nyine siyo yakandwa 8 4 3 8 9 3 wibeshye mvuga shani ya ubwenge burayoba ko sengise ahiye arahiye nyine nta kundi kanongera mukamera makura hama musengise amafaranga oya dukomeze ntabwo nongera kuya oya man numukire rega aya 500 arahiye kubera shani ya mana cyane yari mu bwongo bw'umuntu ibindi bitabigena kuko umwanya munini mu bitekerezo byanye nabihariye shani ariko kagiye kubona nabihariye akazi na shani ako kana kagiye kubona akazi niko akabona kazakugurira nasi naba yumva nyine ari 80 nge nanditse 30 kari gutwara senyisa kuri Batista kuya nawe bareze mbare Evariste abantu shana turamuvuganye mubanzo wahereza kaza ko duhombye twari kwiyakira 4 3 bari bategereje bavuga ati yatubeshye kumbi bayariye hamagara kuri MTN bayagarika umwanya 500 si harimo agatike aya MTN Celeste ize kwene yingi yariyo tukiramo pini niriwe ongera yayabye umunsi kumeze neza nahita mbivuga muri tubabwira ati namugisha mu bifitemo niyeranje kukwezi kwapfuye tayamara gusa tukaza kubura kwishyura bakadufungira aya muhumure aya ngira ko umugore ngo muri Kenya uramuzi yitwa Vestina uriya bakina na comedy ntabwo njya mbakurikirana
mbyumva gutyo mbona amafoto ni ye ntago ndamubona ariko bakina na numvise comedy se ubwo nuwo nimba banakina na comedy urumva ngari batangiye nyirabuja. imishinga iri munini ubwo nuwo ahari simbiza ko afite uwitwa Vestina bahararanye nyine buri zandaya nyine zo muri Kenya zagiye gushaka ubuzima ngayo ngo ko shase ntago ari njye bivuze Martin we uri kumusaba imbabazi se njye nanga umuntu wambeshyera njye bivuze aya none se ariko kwa ko muri abenda hamwe mwari mukwiye kuba inshuti none turi inshuti ubundi mwebwe mumeze nk'abakeba abakeba ntago bajya bumvikana none se ngiye Marite namwe muri abenda hamwe ntago mukwiye kugirana ibibazo ngiye Marite ngiye nta n'ikibazo mufiteho sindamutuka ngira igitutsi namututse nyine umwisakaga oya kumwita kagabo si ukumutuka ahubwo nuko atubahiriza inshingano ni ukuvuga ngo nuko nyine nashatse kubivuga nkaho nyine ni umugabo muto ntabwo mutuka nubwo mubwizanya ukuri njye mubwiza ukuri ahubwo we sinzi nawe aragenda akicara ku bice akakuvuga ati karakana nikakicara aho nicaye ntabwo yakicara akana kari guteretwa ntabwo yaryama ku buriri naryamyeho akana kari guteretwa wamunaniye ibyamunaniye ngende kubikora ubwo ninjye mwana cyo mwana niwe sundi yajyaga he undi yagumayo na mbere hose rega na mbere hose niho yari yaragiye muri Kenya cyagiye nkuna na Shani nundi yarahukanye mbere yahukanye ajyayo abonye tumeze neza aragaruka muri Kenya umenya abantu bose babuze nuza ariho bajya babuze imikorere bivuze ngo na Marite yarabuze rinye nibyo se ninjye ubivuze ninde se tumureke aya nibyo ninjye ubivuze wenda ko ase baraguhamagaye yayebye nanone ado ninde aba abanesha ngo nabashaka kunganiza ngo ndeke Shani yango afite abana babiri ngo uri umubyeyi n'umuke bene abari mitambako mbona comment zose bagushyigikiye se abo ni bandi bavugira ngo ntihaburamo abantu nka bane Marite naba yatumye rero Marite nawe asigaye ajya muri comment akandika nene biranse hari ukuntu ushaka gukora nk'ikiganiro ugahita utera abantu telefone ukajya wandika muri comment weneho hanabera wenda umuntu udasobanutse njye kuwinjije na kuba wenda musuzuguye we arakoresha na email iriho amazina ye ukabona Marite ni kanaka ngo genda ngo nkorerere ngo warongo yuwawe ngo uko ngiye n'ubu mfite umwana hamagara Shani umubaza hanageze reka tube dusoje kino kiganiro muhamagare live cyangwa muhamagare kuri telefone nari okay rero nkweretse ku runanditseho kuri nomero ye wakumirwa mva nawe ra reka tube dusoje hano iki kiganiro turindire Shani yabanza agere hano ubundi nagira hano tuhita dusubizaho ubundi tubereka abantu bakomeye no kumva akajwi katamfata ese ubwo narimo araza ariko bite uri kuri moto ariko ndumva ibintu by'umuyaga oya ndi ku muhanda ngiye kubifata nibwo ugiye kwifata ko watinze ese ko nabanje gutunganya abana umwana nako yego ngo banguka noneho Gentil wasize atarava ku ishuri ariko atani mugoroba okay ngo banguka nyine nawe ndagutegereje ajya afata moto agiye kuyifata ubu ngubu uyu munsi nshakana na Mweza taxi batiri babarira Seveni baramushara hotel tumara umunsi uko barakwishyura inzu nitwa kubona amafaranga amafaranga bindinde rega binabaye ni Imana yawe yabikora mba ngubwire reka dukatinge dutange komande hano komande nabonye bitinda ariko dutange abantu bari guprofita amafaranga y'abandi muri ihita ariko y'abandi oya hano biratinda nzoshaka fashe moto agiye keza nawe ntabwo woroshye reka dutange komande tubanze twoge tujye tuvuye mu mazi ariko iyo nzaruzanye kandi nubona turi gusanya na Shani wowe ukora amagake basisirinje iyo nkoko ntabwo ndi buyigere nivugiraga mama turasangirira hamwe ndabizi ko wazabivuga ndakoresha inkoko yacu namwe mbakoresheje yanyu na cameraman uyu munsi umunsi ni uwanyu kabisa reka dusoze kuko numva ushaka kuvuga amagambo ya Sezu kamera makuru Shana twongeye akamamaga reka muvugishe mukuru